yena Dina aramara iki muri iyi nzu aturutse he ntabwo uzaho amafoto y'umu ex waturutse akaba ari muri iyi nzu what kirigiye amafoto ya Nadine nafite ntabwo nayaciye ureba bushize sinatwitse nayo muri machine nkayasiba icyo ni cyo cyose gikomeye gute twatwitse amafoto yose aya ngagasigara mu nzu bivuze ngo wari wayahishe sheri ibi bintu ni ukuri kwimana ryari amafoto wirahira izina ry'Imana ejo bundi waramutahanye nango ukuntu usigaye ubeshya urumva ejo bundi nimwahihuriye muri supermarket ese muri supermarket nari kugeza gute ngo tudahuriramo hajyamo abantu bose kuki nge tudahuriramo akariwe muhuriramo ni ukuvuga ngo supermarket mu mwabivuganye ukagenda ukangiza amafaranga yose uri kumushopingira nese sheri ko supermarket abantu bose bayihuriramo genda ari gukora iki kugira ngo tudahuriramo nyine imodoka ye yari yayisize he kwa nicyo ntari kumva ni gute aha wamenye ko imodoka ye yapfuye kugira ngo nujye kumuha lift yarasohotse mu garage tumisanze wanagiye no kumukura mu garage mwaye mwavuganye Chris ibi bintu ndabirambiwe umukurano wawe n'aba ex ntabwo nabifa mu ngewe n'ibintu bifoto reka mbice nizibona none zongera nzice nako umva ngiye ibi ndabirambiwe ngaho ugiye gusanga icyo gicucu cyawe ngo rida dini urandenganya genda ndahari Chris please come back rekana n'uwo musazi ndibaza urugero naruguhaye warugo wandayo warufiriro kungungiye kuvamo hanyuma ukarujyamo ego okay umva nkubwire Nadine yeba ucunga tutazahura nzakugira nabi urumva wimukupa ex wawe ugatunga nimero yawe kumva nta kiyo bigutwaye nanjye numvaga ari umuntu ushobora kurekera mu nshuti zacu ariko nanjye maze kubona ko ataza gisibe